Shalom, ngiye kubasuhuza. Niba mubyeyi mumenyeranye Valentine kuko musanzwe munsi kubatanze rero ndumva twakomezanya. Ushize nari naberetse akarabyo nakoze kuri video, mbabwira ko tuzakomeza tureba uburyo umuntu ashaka gukora akarabyo agakoze ubwe, agakoze mu gacupa ka plastique. Ubwo rero hano nubwo ntabashije kubibona hari ibikoresho uko bikwiriye, ariko ndakeka ko akarabyo twari twakoze ubushize kari kavuye muri mwene kano gacupa. Ni agacupa gato kavamo yogurt, murabona nagerageje kugakata, nagakase niko kari kavuyemo ka karabyo. Ndumva hari nakomeza nkabereka buryo kinari nagakoze akarabyo, buryo kinari nagakoze. Noneho tugakomeza n'ibindi. Murabona ko hano hari ibintu by'indabo nagiye mashyira bijyanye n'uburyo umuntu ashaka gutegura. Ndatangira noneho shushanya n'ikaramu, ngerageza kugenda ashyiraho akarongo gato gato ko kerekana ikibabi cy'ururabyo. Ngende shushanya. Ushaka gukoresha ikaramu ya marikeri cyangwa se n'ikaramu isanzwe bitewe n'ikaramu wabashe kubona. Njye rero mfite ikaramu ya bike ntibasha kubona hafi, ntacyo bitwaye uyikoresha ukurikije ikaramu waba ufite iyo ari yo yose. Noneho ukagerageza gushushanya ibibabi. Ibibabi byari rwa rurabo nari nakoze rutukura. Namaze gushushanya, nindangiza ndafata sizo nkate televiziyo ushobora gukoresha sizo z'ubwoko butatu hano. Ikaba ndafate kano gasuzo gatoya, noneho ngende nkata ndafata ku buryo hari buvemo ikibabi. Ndakagenda nkata ndakata urabona umaze kugakata havamo akantu kameze gutya. Urabona ko havuyemo utubabi ngutu tuvuyemo. Noneho ndafata sizo, urabona twa tubabi twanjye ngutu n'ukuntu ururabyo ko ruvuye mu rurabyo. Ushobora no kubijya nabigira gutya, kandi ukoreshe wenda sizo. Ndahise imakasi hano mbasha gukoramo ibibabi byiza. Akabaye kanini ugafata nasa nk'ukagabanyije kugira ngo kavemo akababi keza. Akababi ngaka
reka nkashyize ku ruhande, noneho dukomeze. Ikindi kigiye gukurikiraho noneho, tugiye kureba buryo ki umuntu ashobora kudekora ibirahure biri bukoreshwe ku meza y'abageni. Nibyo nashatse kuvuga. Murabona hano hari ibikoresho byinshi, ariko ndagenda mvuga kuri buri kimwe kimwe. Nabizanye byose kugira ngo ubashe kudufasha. Kuri ano meza hari ibintu byinshi, hari ibikoresho byinshi, murabibona hagiye hariho ibikoresho byinshi, ariko nuko ndagenda nkora akantu kamwe kamwe. Noneho muri video nzacishaho nzagenda ncishaho buri kantu uko kagiye gakorwa. Nagiye niyegereza ibikoresho. Murabona ibikoresho ngibi, igikoresho kindi ngiki kiba kita pistoli, havamo kore ishyushye. Aka nako turi bukoreshe, bagakoresha mu gihe cyo kudekora ku meza, ku bintu bitandukanye washyiraho, ku ndabyo washyiraho, mbese wagenda ubikoresha ahantu hatandukanye. Hari n'ibindi, murabona afite ibintu byinshi ngibi. Umuntu ashaka gukoresha ikintu akurikije n'uburyo ki ashaka kugikoramo. Iyi rero ni kore binjiza muri no pistoli. Hari nini yayo n'intoya. Ubu ngubu iyi irimo hano ni nini, ariko hari udutodo twatwo bitewe n'iyo waguze ubwoko bwayo uko ingana. Nuko ingana. Ubwo turakomeje. Turakomeza n'ibikoresho. Indi kore nini ngiyi, murabona ko ingiyi ni nini, aka ni gatoya. Ngiye nkoresha inini, nkoresha iyi ngiyi. Pistoli ntoya igema aka ngaka, pistoli niyo yinyine nababwiye ni iyi ngiyi. Tugiye gukomeza rero ubwo ngubwo tureba uko byifashe. Ngiye gutangirira kuri bino birahure. Hano mfite ibirahure bibiri bikora ku meza y'abageni. Ibi ni ibirahure bibiri bikora ku meza y'abageni. Ku meza y'abageni, ubusanzwe ku meza y'abageni haba ikirahure cya ve, hakaba n'ikirahure cya champagne kiba aha ngaha, ariko ni ibirahure bibiri bitandukanye. Iki ni kirasa nk'ari gitoya, iki ni kinini. Champagne, ikirahure cya champagne n'ikirahure cya ve, bitewe n'abazinywa. Ubusanzwe nkatwe